Ni ukuvuga ngo muri step 2 narangije mbabwira yuko ushobora gushyiraho intego ukavuga uti ibi ngibi wenda muri iki gihembwe nzagira amanota aya n'aya, muri iki gihembwe ngomba kuba mfite miliyoni ebyiri mvuye kuri miliyoni imwe mu bucuruzi bwanjye. Ikindi ni ukuvuga ngo byibura shyiraho intego enye ushobora kugeraho. Muri step 2 nashaka kubabwira ko byibura ugomba kugira intego enye ushobora kugeraho. Kuri step ya gatatu rero ushyiraho gahunda. Ni ukuvuga ngo shyiraho gahunda ushaka kugenderaho. Mbere na mbere shyira ku murongo intego zawe. Kuvuga ngo hagaruka ubishyira mu kajagari, shyira ku murongo intego zawe. Kora ku buryo intego y'ingenzi ariyo ijya hejuru ku rutonde. Ni ukuvuga ngo hari intego nyamukuru yawe ushaka kugeraho, ikore ku buryo ijya hejuru ku rutonde. Iyo ntego nyamukuru yawe ushaka kugeraho ikore ku buryo ijya hejuru ku rutonde. Icya kabiri, the second, ni ukuvuga ngo kora ku buryo ushyiraho igihe uteganya kuyigeraho. Ni ukuvuga ngo shyiraho intego nyamukuru, intego zawe, hanyuma ariko intego nyamukuru uyishyire hejuru. Icya kabiri ni ukuvuga ngo ushyiraho igihe uteganya kuyigeraho iyo ntego yawe. Wenda uravuga uti mu myaka 2 nzaba nayigezeho intego nyamukuru ya mbere, ariko nciye mu tuntu duto gutya na gutya. Noneho ikindi hano ushobora tekereza niba ku buryo niba intego yawe iyo ntego ifitanye cyangwa se igirana isano n'ejo hazaza wifuza. Banza rero utekereze uti ese iyo ntego yanjye yayifitanye isano n'ejo hazaza hanjye nifuza. Bitekerezaho ntabyo. Ni ukuvuga ngo ibintu byose ugomba no gukoresha umutwe. Iyo ni step ya gatatu. Tekereza intego washyiraho, intego ya mbere y'ingenzi ijye kuri ni ukuvuga ngo iya mbere igomba kujya ariyo ya mbere y'intego ya mbere, uyishyire ku nyamukuru iba ariyo ya mbere. Hanyuma utekereze ukuntu ushyiraho uteganya ukuntu ugomba kuyigeraho. Ikindi gikurikiraho utekereza neza ku buryo intego yawe ifitanye utekereze niba intego yawe ifitanye isano n'ejo hawe hazaza. Nibaze ko iyo step ya gatatu muyumvishe. Kuri step ya 4 nakubwira ngo tekereza ko wagera kuri buri ntego. Ni ukuvuga ngo hari intego wagiye wihaye wenda 4, 5 se 10 se. Tekereza uburyo wazajya ugera uretse izi ntego nihaye nzajya nzigeraho gute. Ubanza ubifikinge mu mutwe wawe, wicara utekereze, uvuga uti ibintu nihaye, izi ntego nihaye nzazinyuraho nyize mu zihe nzira. Andika icyo ukeneye gukora buri munsi. Ni ukuvuga ngo buri munsi ushobora kuvuga uti nzajya nkora iki buri munsi cyangwa se buri cyumweru kugira ngo ugere kuri za ntego zawe. Buri munsi nzajya ntera intambwe iyi kugira ngo ngere ku ntego zanjye. Ni ukuvuga ngo tekereza ku gihe wazajya ukora ku ntego yawe cyangwa se inshuro uzajya uyikoraho. Ni ukuvuga ngo tekereza igihe wazajya ukorera ku ntego yawe cyangwa inshuro wazajya uyikoraho. Ikindi tekereza ubufasha wakenera kugira ngo uyigereho. Nkeneye abandi bamfasha, ese nkeneye iki cyamfasha, nkeneye ibihe bintu byamfasha kugira ngo ngere kuri za ntego zanjye, ese nkeneye abantu, ese nkeneye ibikoresho runaka, ese